nyuma yuko ngenda naje ahanga nkubwira ko hari abantu bihishe inyuma yo kuba bifuza ko buri kantu binabaye ngombwa ahubwo ngo yanapfa bakaza gusuzuma neza bagasanga biriya bintu byari biri muri akagambane ka danje kabantu nakubwiye kandi ngo umukobwa yamuhaye imbabazi wamureze yamuhaye imbabazi bigenze gute ntago mbizi nyuma yuko ntago yagiye kubazwa yagiye none yatanze imbabazi bigenze gute tujye tugendana bimbwire wowe ubizi mbere yuko bongera kontara warabimenye ntago nabimenye ese wamenye ba buri kantu kontara yabo yarangiye inkunduro yabaye yaba boss kwa Norbert ruguru no kwa Fisi hepfo nyuma yuko uriya mukobwa abajijwe byaje kurangira mu makuru yatanze anavuze ko hari abantu bamwe bamutumye kuri buri kantu abo bantu yavuze ko ari bande mbabarira aba bantu narakubwiye ngo simba shaka kugira ute nkomera amashyoki yakome aburetse nkomera amashyi uzamashyaso babizi uri kumva iki ndi kumva ijwi ryayo mashyi umva nakari kawe oya watsibuka ushize nakubwiye ko hari abantu bari mu bukwe bwa Mutesi bacuruza video se mbabarira ese wamenye bano bagore nubwo bihishe mu bikorwa byo kuvango bakorera Imana wamenye amabi bakoreramo ntago nayamenye warayamenye uzi ko aba bagore naje kumenya makuru ko bacuruza abandi bagore baje gupfa umudiaspora aha ndi buze kwinjira ku nkuru mubaze ngese video z'ikiromani bari kuzicururiza ngahe igipfusi cyose buri umwe bagenda imyaka ingahe nyura mu ndaza ndagira gute ngo nabandi baracyaza buriya baracyaza ese uyu wundi umbwiye we ngo bimeze bite uriya baramubeshyera naje kumenya makuru nawe ngo ko barenga 4 reka mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza aho muri mwese mukurikirana Kim TV amahoro y'Imana kubeze kubana namwe cyane twizeye ko bumeze fresh twizeye ko muri amahoro natwe turashima Imana ikomeje kudutiza imbaraga batameze neza byanze ariko ejo hamwe n'Imana birakunda neza cyane mbahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi ariko mujye mwibuka gukora cyane ndetse no gusenga cyane maze Imana ikaduhera umugisha hamwe twese abantu utibagiwe na Blaze imbere yanjye nicaranye na Kabaka wijanditse nkunda amahoro ariko amahoro ye nta mukunda akaba nkunda amahoro yaramaze kuyijugunya Kaba umeze neza ndashima Imana bro ukiza uburozi ngaho nyumbe burozi bwabande uri uzi ukuntu umeze umeze wari wabona imbwa yuri urugi ntago ndayibona mu maso wabaye nk'irindazi ry'ijana bakanze gutya rishyushye yes guhera wananutse nibyo nshatse kuvuga umeze nk'umuntu urwaye nyine kuva cyagiye nkubona dukora mu gitondo uri gusinzira ndetse nyuma yaho ejo bundi twakoze nyine narembye se urabona narembye noneho ubu noneho uri kureba aho ubu ngubu oya sha mwanabyira maze iminsi nameze neza ariko man ariko ngo ubuzima ntabwo bwagendaga neza niko nabyumva sha maze iminsi nameze neza nyine nyuma yuko hajemo akadwara kakanyindura se burya sida nayo yagira gutya ikabihera nayo nzi ko itapfa kubi sida nayo gutya oya sida y'ibinini mba nabifatiye ku gihe none ako buriryana he ntago sha ntago buryo nyine umuntu avuga ngo hano hari kundi ntago mbizi kereka nk'abayanduye nibo bakubwira ya ntago mbizi ejo n'umutwe wandiye umubiri wose umutwe akaje bundi ko kuzi ko twakoranye ikiganiro uri gusinzira ako ko wari wabanje kusebya we wari wazizi umutwe wari ukundi umubiri wose bwa mbere twakoranye ngewe mvuye muri gahunda zindi wowe nyuma byagenze gute uzi ko twakoranye ikiganiro biri seriye twakoranye ikiganiro ahangaho ukajya usinzira nkivugisha umutwe wari uri kundya umubiri wose yes kiragiye buri umutwe wari uri kundya umubiri wose waheraga mu manose oya ahantu hose warandyaga ndavuga ati reka nsinzire nkuhime
umeze neza kabaka wijanditse nanjye ndaho urabona ntateretse hose maze iminsi nayo nibereye mu rugo no waje wambaye icyogajuru niba ari indege niba ari kajugujugu wambaye niba ari rukopiteri nayo bari mu byo baduhora wamubonye bita mupa ugashati kagoroye mupagasi yambaye agashati kagoroye uzi ukuntu mupagasi yambwiye umwana umva se ako mupagasi yarabyibushye bro wagera asigaye agaburira none uze kureba urumva njyewe dore avuye ku gahuma hariya muhera hasi ndamureba bro yarambwiye ati yaguze tureke ku nkweto yaguze isaka ya fosi se saba yateretseho ntabwo nkabonye neza mupa ndabona bateretse nuze kungendana mu kanya ndagushaka kuri Kimu TV oya uzi ukuntu mupagasi yambwiye se so nako we uki mupa yambwiye twagiranye gahunda yo kuri cano yiwe urumva reka no kubivuga ako mupa ameze neza ayabivuge ntari mupa ntari biryiwe Sharomi wanyu ubundi yitwa Sharomi wanyu yagiraga agapira kanditseho ngo Sharomi wanyu bamubonye umwana wa Kabeza ngo buriyi nzaba mu Kabeza mupagasi nubwo wamuha miliyoni 100 kandi inzu ntiyayiguze ngo kugira ngo azimuke Kabeza wayimazemo imyaka 9 n'amezi 7 sha uramubeshye ngo ntiwava mu nzu ya tarani ngo ujye muyijana ngo ntiyakimuka n'ibibaho ti kugira nzave Kabeza inzu ya tarani si Kigali irahaba byagorana yego kaba wari umaze iminsi rero utaza kwijandika bro maze iminsi nameze neza manje waragiye urarwara ngo barakuroga sinzi ibyo baguhoraga turakubura burundu ikinyarwanda cyiza baravangwa kabi ntawo kajya ubwo urakabi kabi ntawo kajya yego ngaho rero shyuhamo nka chicken kandi nyirabarera arimenya shyuhamo nka chicken nkuru nyirabarera arimenya ariko mvuze ngo iki naguhamagaye ejo naraguhamagaye ndakubura urabyibuka ejo telefone yanjye iri bitariho nanjye yanjye sinzi cyese kinyuramo ibivuyeho mba ndajugunye kure sinashakaga no kwikoza phone nyuma yo kuribwa nka baba we washakaga kumbwira iki rero umpamagara oya najyanga ubwire iti muvandimwe niwumva nirashe umenye uko bigenze ikinyuzemo nimenya nyine ngiye byo kukarasa oya ngiye wumva nyine nabarutse upfuye shabyihore sugira ngo akamera nese ukuntu nari imeze nako bro uzi ukuntu nari imeze uzi kugenda ukajya hasi yaba kuri tapi ukagenda ukajya no mu gikaro ukaryama hasi ukigaragura ubwo ni ibiki biba byakubayeho bidanje man ntago nabivugira hano ni danje ntago wabonye poste yanjye mvuga mu gitondo ko naribwo nari maze iminsi ndwaye yego bagusubije ngo iki sha abantu nyine banyihanganishije n'umubosi wambwiye ngo araza kundeba ijisho ryiza urumva ari n'undi muntu nyine wa undi nakubwiraga reka ndebe impamvu uhindukiye uri kubyumva uriya mujene afite iraretse kwihangana birana niriyanda ntago ari ntoya bro bamwita cacana dore ngo uri kubyumva iriya bazitinda bro iriya baryita ibo ese iriya ni yamibe cyangwa ni iriya yarayitewe n'imvange z'inyarugenge urasa ni umukene ako se ubundi atari umukene simbona ivumbi ryamurenze uriya ni umukene nawe nta mafaranga afite ni yamibe iriya ako uzi kugira indukernye dore n'ibiriya rero reba ukuntu areba kuri hoteli biriya babyita kugira indukernye reba ukuntu areba kuri hoteli nk'imbwa irebe wabohashye iri kwagira n'imbwa iri kureba inyama muri cyangwa imbwa irebe wabohashye wagira n'imbwa iri kureba inyama ziri muri firigo yego gaba shyuhamo nka chicken nkuru rero sha mwana nyine nanjye urabona ko ngomba gutangira shyuha ndashaka ejo bundi nakubwiye inkuroki ndashaka uze gutondagura tuze guhera he reka niwo nyobora mu kiganiro turahera kwa buri nguni na buri kantu niwo nyobora mu kiganiro ngiye nkaza nzamuka ngendera ku byo wagize gute nakubwiye ku byo wambwiye nkacika inkuru rero dore ejo bundi turi gukorana ikiganiro nakubwiye ngo iki
warambwiye ngo nyuma y'iminsi 2 urambwira inkuru nziza. Ni nabwo ngemeruka imbere y'iyi kamera, ni nabwo abantu baheruka kumbona afite ngo wahise urwana umutezi ujya kwivuza kwa Yongo Pari. Gaho nyumvira ukuntu uri igicucu. Gaho nyumvira. Yagenze ute bambeshye? Ako mwana nawe uzi ko ugiye kuzaba ako mwana. Ngomba nkubwiye amakuru mba ntohoza mbwira niba bambeshye. None se ubwo mwana. Nyine wowe bivuguruze niba bambeshye. Nese ibyo bintu naba nahuriye na. Jewe nzi ko ari igifu wari urwaye. Mani naba nahuriye nabyo mwana. Ariko nari natohoje. Cyena nidwariye ubudwayi urabizi narabukubwiye ariko nese ubwo nyine nebo ni babandi babashakuza ubatangire basebyatse. Ngo rango wakuye ruguririya ngo ngaho nyumvira ndaga. Ngo muri rya joro. Uziko mani zo boro bumbwira ngiye igihe maze n'akantu ahubwo wagira umuntu ndebera mu gitabo kimo agisabiye kuri kamera igitabo kimo ngaho shyuhamo yego pfana ubugingo noneho uraza umbwira ibyo bintu shyuhamo urumva narakubwiye ngo nzagaruka aha ngaha nyuma y'iminsi itarenze 2 nkubwira inkuru nziza kagira inkuru yari inkuru nziza kuri nde kuri buri nguni na buri kantu oya kuri buri kantu yego uko buri nguni nubwo yarari mu gahinda ariko buri kantu niwe wari uri hehe imvuta ubwo imvuta ni he yarari imvuta ubwo ni yarari mu maboko ataraye imvuto nyine nta burenganzira yari yifiteho akuzi ko ari ahantu ujya no gukogera ugasaba uburenganzira utari bunabuhabwa ahantu ujya gukogera wambaye ipingu Irene baramufunze noneho hari ahantu uziko ngo ngiyo ugiye gukora ibikomeye mujyana muri 2 mufatanye pingu kurinde nta burenganzira uba wifiteho hari yere umwe akagira ibikomeye n'undi amuhagaze hejuru yasoza nawe akagira bakakuranwa murerekana muri make ntabwo kiba ari ikibazo ko ari positive na positive se ntari none se ni nakubwiye ngo iki wari wambwiye ngo uzambwira inkuru nyuma y'iminsi 2 nakubwiye ko nzakubwira inkuru nziza kandi narinje mu kiganiro mvuye hehe kuri ribu ya station ya ribu ya Kinyinya yego ibyo nakubwiye byatashye cyangwa ntagari byatashye ubu buri kantu yamaze kujya hanze y'amaferabet inkuru nkubwira umaze kubona karizo cyangwa sizo nizo ntabwo natangiye kubona abantu mu nkotinga muri benshi nubwo wenda mutaza ngo mugire gute ntabwo muzi inkuru zanjye mukagira gute mukazigarura narakubwiye ngo nubwo nakora inkuru ikarebwa n'abantu 100 naribe bapfa kuba bayirebye 100 banjye ejo bazaba desa bazaba 210 280 300 bagenda biyongera ariko inkuru yanjye mba nagize ute uba watohoje ibi nta muntu wamamagaye mu gitondo akabimbwira ntago ari nawe wambwiye bya bindi nakubwiye ku ruhande ariko ubwo ni ibi nawe biba byakunyuzemo biba ari byinshi nje nyuma yuko umuntu amamagaye akambwira ngo we nawo Kimu bashaka babijana bashaka babe desa yego muri kumena ese muri kugira niki ubwo nye mbica ku ruhande mivugira mu marenga yego ibyo ntago ari ibintu uzi ndabizi twaganira amasaha arengane n'iminota n'iminota myinshi cyangwa iminota 440 ibihumbi 440 uri kubyumva yego arambwira ngo kabaka ahubwo gira gute menya kugenda muki ceceka yego nari nakubwiye ngo ngiye niviriye kuri ribu mvuye Kinyinya nabanje kujya kuganira nandi na buri nguni turongera duhurira he kuri station ya ribu menya uko situation yose ihagaze uri kubyumva yego ndaza nditereka ndakubwira ngo iyi nkuru ya nyayo ubu ngubu nago buri kantu nago Imana nago imukuye muki shakira karirimbo k'Imana tuze kwinjira mu no mwandiko neza keza kagendana na buri kantu yatubambiye amahema uwo mwamagira neza yatubambiye amahema oya nyabona wisebye ndirimbo oya nese ko mba numva twagira ngo tingatinga iri gukora umuhanda tingatinga ibikorwa zikora we wabikora ujye ukora umuganda kangahe tujye tugendana nyine uri kuririmba ukora umuganda kangahe umuganda bakangahe mu kwezi tujye tugendana umuganda nkukora rimwe mu kwezi ku wa gatandatu umuganda uzaba
ku itariki zingahe muri uku kwezi? umuganda wuhe? Mbwira. Umuganda usoza ukwezi. Narakubwiye ngo tujye tugendana n'imirongo migari. Okay. Uzabeje. Wabisomye hera. Ndabizi ko uzabeje. Shaka kubukuye nko kwitanga. Uzabeje ku itariki 26. Ni itangazo uguye woki ni ukuri kw'Imana. Ubonye hari aho nkoze se? Oya nanabigura ushaka kwabibonye kuri stati. Narakubwiye ngo Kim tujye tugendana n'iki? Nibigezweho. Ni mirongo migari y'igihugu. Yego. Urumva? Umuganda n'iki? Ni umuganda rusange. Ngaho nyumvira mwana. Ngaho nyumvira. Dukomeze umwandiko wacu tugendane mu mwandiko kandi neza. Dutangiye nkubwira ngo iki? Buri kana Imana igize ute? Imukuye mu gihome. Imukuye mu menyo y'iki? Ya rubamba. Imukuye mu ki? Mu menyo y'abasetsi. None abo basetsi ni bande? Nimwe. Ngaho nyumvira. Sibe birirwa mu mutaranga se. Njewe ndi abantu babavuzasi wabonye ariko man. Baravana kubwiye ngo iki? Ngo iyo aho umugabo mugenzi waguye ugira ute? Urenza aho utwatsi. None bara baturengejeho badukuyeho nutwo yaguyeho nyuma yuko inzego uri kubyumva zigiye zigasuzuma niba buri kantu yarishyuje jiyiwe n'amatiki bagasanga nta cyaha yakoze icyaha yakoze bagasanga ari ukuba yarashatse kugwatira abantu nicyo cyaha kirimo uri kubyumva bakaza gusuzuma neza bagasanga biriya bintu byari biri muri akagambane ka danje kabantu nakubwiye kandi ngo umukobwa yamuhaye imbabazi wamureze yamuhaye imbabazi bigenze gute ntago mbizi nyuma yuko ntago yagiye kubazwa yagiye none yatanze imbabazi bigenze gute tujye tugendana bimbwire wowe ubizi ngiye sinzi uko byagiye nyuma yuko ngenda naje hanga nkubwira ko hari abantu bihishe inyuma yo kuba bifuza ko buri kantu binabaye ngombwa ahubwo ngo yanapfa agapfa kandi ntibahari se ntibahari bashaka kumukindura nyuma yuko ya business nyine babonye yuko hari umuntu azakazana ni erega umuntu wese agira igihe cye bro bira ntago ari nge nawe twabimenye ahangaha ntago ari twabivuze bakabona hari abantu batangiye kumureba neza jisho nzuri za B1 zose jisho nzuri bande nyuma yuko no Rubera ashatse kumukubita ngo amwimure ariko B1 ikagira uti warabimenye sibyo ntago nabimenye wamenye inkundura yo kwa no Rubera ruguru no kwa Fisi warayimenye ibintu byabaye byagenze gute sasa mbere yuko bongera kontara warabimenye ntago nabimenye ese wamenye ba buri kantu kontara yabo yarangiye inkunduro yabaye yaba boss kwa no Rubera ruguru no kwa Fisi hepfo B1 ubwo byose wamaze kubimenya bombastic na B1 aba manager ibintu byabaye urabizi ese wamenye ukuntu imodoka zacicikanye umwe yahageze saa 11:17 za mu gitondo undi yari kuza saa 1 za mu gitondo asanga yazanye iki bayita ngo iki ya indabakire batwaramo amafaranga tujye ntuvuga gafuka ntuvuga gafuka uhita ugenda couvre fort cya briefcase okay naringize gugiye kuvuga gafuka neguhita mwirukana mu kiganiro neguhita ngusohora yazanye ikibisubiramo yazanye couvre fort na cyangwa briefcase yuzuye amafaranga agiye kumwongerera iki kontara nyuma yuko ari uri kugira gute ubirimo neza kwamamaza ibikorwa byinshi amashyara zareka kuva he muzareka gutega umuntu abakobwa gute umugabo abakeneye iki abakobwa Imana yaremye umugabo irema n'iki n'umukobwa bagomba kugira gute kuba bakihuza tujye tugendana bakagira icyo bigira gute umugore yavuye mu ki mu rubavu rw'umugabo none ubwo nibyo nibyo none ubwo nibyo ntago bugira gute turamusabwa uramusabwa yego none uwo muntu ntago bamugutega ntago bamugutega uriya ni ibiki byari bimubayeho bimbwire niba ubizi kuvuga ngo abantu n'abafana urumva kuvuga ngo abantu n'abafana kandi ni igitsina gore umwana baje yiteye akameka ameze neza
nawe wamaze guterekamo imvange yawe umeze neza ubwo ndavuga amaroti to caca narasetse yaragize ngo ni bana nyagase urumva umeze neza umwana yaza ukamugira inama urumva ugiye kwiruhukira wowe sha wagiye ureka mwana wagiye ureka oki wagiye ureka naretse ngaho ndeba nk'ukuntu ubu ndeba ugahita ugira agahinda ngenda kikisi rega biriya nawe byakuba ejo kumfunga nakingiranya abakobwa hoye uvuga ngo uzize iki gufungwa byaba ariko ntago nazira gufungira ariko n'imari wanayizira imari wenda birumvikana n'imari wayizira ariko ntago nazira gufungirana umukobwa oya ntago wamufungirana ariko nawe ngewe rega kuvuga ngo nese arubwo bafungiranye rega icyo kintu mukimenye we yarababwiye ngo murava hano nta nubwo yafunze kandi ngo buri kandi ari nayo yafunguriye polisi none se yafunguye aho atafunze none se niba abantu binjiye iwawe ntago wakinga gate nese ni ngombwa ngo ibipangu tubamo bihore birangaye ni nka bimwe byo kwabaye akamwana se baraba mu ntuza mu cyumbati hara mu miyenzi none se niba uba mu gipangu cyawe ni ngombwa ngo niba umuntu agusuye ukinga igipangu sibyo se rege ntago tuba dukeneye abantu batwinjirira uko bashaka wumva mani ngo biba n'inkweto ubu n'icyacana babimvugiye neza biba iki ni nk'aho uyanuye biba uyanuye amashyari yanyava urabona niterekeho keki ngo uyanuye uyanuye kaba iyi nkweto urayanuye pe girebe bro uzi ko mu burebure ufite n'ubwayo buriho nyine rebe iki ni iki ni igiplastike kimeze nk'ikirahure ntabwo ari ikirahure oya ni plastike iwaniye n'iki kibodaboda cyawe iyi bodaboda ihenze kurusha iyo bodaboda ihenze iki yizana imbere ngo yigaragaze no kuri kamera ngiye narayanuye ariko tusha gato ngiye narayiguze ariko urayanuye bitushe gato naribi ngiye nakanura inkweto nkaza kwigaragaza kuri kamera ewe we none si yanitse nesi ariko nze ko cyagosetsa ubwo kwanura twavuze byihorere ese wari wanika imyenda ukaza ugasanga abakobwa yose bayanuye igeze kumbaho mbigikona ntago wayifuze ntuyifora urumva ngaho nindi kukubwira zana imbere iki zana imbere isi koti iyi bayita Pedro igura 35,000 besh isi koti mugiye yawe uyanuye tubare nuza navuga byerekane erega mani nawe oya bako yerekane mwana ye ave irene have gatuma abantu bamunyuzamo ijisho buretse iyi bayita Pedro ugiye kwerekana bodaboda ngaho ndebere ngaho kuzihisha se ari kwerekana izitarize ari ahubwo ko ari ukuru yize ngo barizo wambara ariko mwana yerekanyize agenda twikomereza umwanda yego twagiye nkakomeza urumva narakubwiye ngo biriya nawe utabizira niba Imana yararemye umugabo ikarema n'umugore utakemera kuzira abakobwa shabyiworere kereka umuntu utagira guta utademara shabyiworere oya jya umbabarira mbaza ngo byaje kugenda gute ndakubajije nyuma y'uko uriya mukobwa abajijwe byaje kurangira mu makuru yatanze anavuze ko hari abantu bamwe bamutumye kuri buri kantu abo bantu yavuze ko ari bande mbabarira aba bantu narakubwiye ngo simba ashaka kugira ute nyuma y'uko bamubwiye ngo hari umuntu tuzi wagufasha uri gushayininga azakwereka iki azagukundisha abantu azagukundisha abanyarwanda akajya kumukundisha abantu mu cyumba ese yamubwiye ngo namusange mu cyumba ntabwo ari inama ya nyuma se yaragiye kumuha nakubwiye ko yarayungutse amaze kugira gute akangutse yararyamye yarayitekereza akangutse arabura ati erega umuntu nonese ariko mwana okwi kuryama bigira icyo bimara ku buzima bw'umuntu cyangwa ntacyo bimara niba bukimara bitera ubuzima bwiza yego ntabwo utekereza neza subiza tugendane ntabwo utekereza neza iyo uryamye oya iyo uryamye wasinze
kaho nyumvira iki nabindi kiba gitekereza isi iba yakubiri kwizengurutse urugero nkuko wari umeze ejo bundi uvana baza ngewe cyo genda gake kandi nawe ugiye kuzafatirana n'abantu banza basigaye bakuneranyaho banteranya ngo bigende aza kukwimura aha ngaha amatere kundi uranyirukana ajye ni kuri cano yawe turi gukorera dore yaho iryamye hari agiye ni yawe nyiri kirimi kibi ngo yatanze umurozi gupfa ubu nahita nkwiakura gutahe oya reka mbanze nibwirira abantu uri kubyumva ndangije nza kumenya ayo makuru nyuma yuko ibyo byose babirebye bagasanga nubwo yamubwiye ngo ngwino mu cyumba nta kintu cyabaye yagiyeyo se mu cyumba ntago yagiyeyo ntago yigeze ajya mu cyumba we yararebye baravanga inyamaswa idakenga igira ute yishwe n'umututizi yararebye aravangwa ese ndava muri salo iyi salo ko irimo intebe nziza urabizi igitapi kiri kwa buri kantu ushaka wanakirambikawe ntago ndageraho sinyizi ngenda hazi ngenda umutasi ngenda hazi aravuga ngo urabyumva ntago najya mu cyumba ntago najya hehe mu cyumba ntago najya mu cyumba yego birangira nta kigize ute nta kibaye birangira bafungiranye ngo bamwishyure ijini ntago yabafungiranye birangira babwiye ngo munyishyure ibyanjye urabizi neza nakubwiye ko buri kantu yakinguriye polisi n'ubundi yari yigiriye hehe nese yakinguye aho atakinze ariko kisugo nagusubiremo ibintu iyo winjiye mu gipangu iwawe ntago ufite aho utuye nzahavuge oya ntago ari ngombwa aha ngaha amatungo urutoki nakubwiye ko atari ngombwa ntago afite arahari iyo winjiye tugira gute mpita mfunga iyo abantu binjiye muri tugira gute ntago bajya bapfa kuhinjira oya iyo ugize umushyitsi arinjira ngafunga ngaho mbabare nituze kugira ibindi tujyamo nawe yafungaga hehe igipanga bamo iwe sibyo oya erega inzu birahira ikintu ugomba kumenya n'abantu bakodesha iminsi ya 30 inzu uba wayiguze tarani zawo kimuzi bari nyinshi uzayisenye wimuke niba wayiguze cyangwa uyisenye nkubaka indi uzayisenye shake byihorere urumva twikomereze biza kurangira babwiye ngo ngewe n'ubundi mwaje inama mwashakaga nazibahaye mume ibyanjye kandi wibuka ibyo bintu nakubwiye ko yigeze kubivugira hehe muri Genesis Comedy sinari imari yego nari imibereye ariko Imana igize ute imukuye mu gisuzuguriro imukuye mu menyo y'abasetsi Imana irarebye iravuga ngo umwana wanjye sinshaka ko amwara mwite nde Abdul Karim ati sohoka utahe Imana yongeye kumureba ijisho ryiza iravuga ngo nyuma y'uko uri gutera imbere sha ariko umenye ukuba mu bantu ntago umuntu wese okimo akwifuriza cyiza yego ibyo ngibyo murambikubwira kandi igihe cyose urumva ibi byose murambikubwira twakicara ahantu turi kwinywera kajinga kugira inama ngo badashyiramo spagoro banagukindura abajeni bararakaye ubu wabamora iki tutabeze bararakaye urumva ariko Imana iragiye iravuga ngo uyu mwana nyuma y'iterambere yaramaze kugeraho rwose nyuma y'uko ari umujeni uri gutanga icyizere urumva ntago nabyishimira ko yahita ajya he imvuta ngagenda ajya hehe mageragere za mageragere muri ziriya nkutenye ko nzakubwira umwandiko tugiye kuzakora ndashaka ko ngewe nawe byibuze n'abantu bacu umuntu uzabishaka ejo si turi kuwa gatandatu ndashaka ko kuwa gatandatu tuzajyana hehe imageragere kureba afata ku mavuta nyuma yaho nkaza nkitereka nyuma y'ibintu namaze kubona ibyo biri muri telefone yanjye ngiyi birimo aha ngaha ariko navuze ngo ibi bintu nzaza kubivugira aha ngaha nabanje kugira gute nabanje kujya gusura afata ku mavuta ariko reka nkubwire ngo Imana irebye ijisho ryiza jisho nzuri buri kantu aravuga ngo ntago dukeneye ko B1 iza kumurika iki nitukivuge ariko nabo tuba twabavuze keshi urumva ngwino wijandike
iyi nkuru nta nubwo shaka ko tuza kuyitindaho ariko Imana ihabwa icyubahiro kuba nde buri kantu atashye. Ndashaka ko duhita twinjira mu nkuru, ni nazo zanzanye cyane. Ndashaka kwinjira mu nkuru z'abapasteri bari kojya muri jacuzzi induru zikavuga. Ese kugera ku mibonano mpuzabitsina ugaserebura. Ye baba we, mbega wa mugore. Yewe we. Iriya audio urumva nayumvise narindi mu rugo njya mu cyumba ndabanza ndakinga neza. Ufata ka vaseline ubanza ujya mu cyumba urakinga. Oyanga gusemana. Nafashe telefone yanjye njya mu cyumba. Bega abagore. Umvesha icyo bita umugore jacuzzi. Bega jacuzzi. Kwidumba. Nkomera amashyi oki. Yakome. Aburetse. Nkomera amashyi. Uzamashyi asobanuye. Uri kumva iki? Ndi kumva ijwi ryayo mashyi. Umva nakari kawe. Oya watsibuka buto. Urarira warugiye kujyabo. Ibikize. Ibiki mwana? Ubwo bya ibiki warugiye gukora. Mbega we. Ibwo nubukunguzi. Ese oki. Ahantu wanzanira kanuza. Gahota meloni. Ayo tameloni nano ziraba. Igura ngahe? Baza yagiye. Yagiye nagiye kubwira bazimo seriveri. Watermelon itsinza yigura. Sikuki nabikubwiye. Uziki ibintu nabitekereje kuva mu gitondo. Cyagiye ngwamagara. Nashaka tuza kugendana n'iki iyi nkuru nashaka kuyinjiramo tugendanye n'iki? N'ingero. Nashakaga kugendana na watermelon mw'iki kiganiro. Ubwo yari kuba ari iki? Wakatinze se basi tukayigura. Yari aya dukomeza ikiganiro ahubwo tubwira ari iki tureta tubyumva. Shabye ore. Watermelon nashakaga kuyigendana n'iki? Ngo n'iki yitwa? Watermelon. Yitwa? Watermelon. Watermelon nyine. Uri kumva miki? Bayita watermelon. Nyine uri kumva watermelon nyine. Nagari watermelon. Water habanza water. Melon. Jewe. Sibyo? Watermelon. Ubwo yari kugendana n'iki? N'amazi. Habanza iki? Urangwigira amazi menshi cyane. Habanza iki? Amazi. Watermelon Nyarugenge. Mbabara mbaze nkumvisa no majwi. Oyas. Aya nago ya majwi wayakina. Oya. Mbega watermelon izbyo zikora. Ye baba we. Abo babita abakozi b'Imana. Mbega abagore. Ariko bashobora kuba ari no kubabeshyira atari bo kuko na ngo iki? Babarira mu nkuru nza kugarukamo naje kumenya. Ngo ese video bayohereza ku mafaranga ngahe? Baranazicuruza. Have. Ubushize nakubwiye ko ari abantu bari mu bukwe bwa Mutesi. Bacuruza video se? Mbabarira. Ese wamenye bano bagore nubwo bihishe mu bikorwa byo kuvango bakorera Imana. Wamenye amabi bakoreramo? Ntago nayamenye. Warayamenye? Uzika aba bagore naje kumenya amakuru ko bacuruza abandi bagore. Ese wamenye cyagiye hajyaga amajwi hanze? Ya sinzauke. Urumva wamenye wari wabigizemo uruhare? Ngo yari Pastor Mutesi. Ninde? Pastor Mutesi. Bapfuye iki? Ntago nzi icyo bapfuye. Tuze kugenda tuganira gake mu mwandiko wacu tuze kugendana neza. Bapfuye iki? Baje gupfa umudiaspora. Aha ndi buze kwinjira ku nkuru mubaze ngese video z'ikiromani bari kuzicururiza ngahe? Umuromani bacuruza akaromani. Akaromani Chiffre Rome. Bari kugacuruza XNXX. Yego. Iyo ni sirenga yacu. Uri kubyumva? Ni umuromani. Umuromani bu. Mbaza ngo bari kuwucururiza ngahe? Bari kuwucururiza ngahe bawucuruza? Wakoze ubukwe ejo bundi ari gucuruza umuromani. Sibyo? Abagore uko ari babiri ndaza kukubwira ikindi kintu bahuriyeho utaruzi. Yego. Pastor Mutesi amakuru avuga ko yanyuze ku bantu bangana iki? Abanyura ngo bigende bite? Niki? Nago ngo barenge ku nguku. Ngo si igipfusi gishika. Igipfusi cyose buri umwe bagenda imyaka ingahe anyura mu ndaza anyura ndagira gute? Ngo nabandi baracyaza buriya.
baracyaza. Ese uyu wundi umbwiye we ngo bimeze bite? uriya baramubeshyera. Naje kumenya amakuru nawe ngo ko barenga 4. Tugendane bangahe? 4. Tugendane mu no mwandiko neza. Nza kumenya amakuru iyo mvuze akangaka mvuze kangahe? 4. Mba mvuze 5. Okay, tuze kwigendanira mu mwandiko. Nza kumenya ko aba bagore bose ngo bahuriye kuba bose nyine hari ukuntu hazamo umwe akavamo n'undi akavamo. Nza kumenya ese iriya video yayifashe agiye kuyohereza he mu kiye gihugu, yaragiye kuyohereza ku mafaranga ngahe? Yego ndabikubashije. Urumva uyu naga ari umuntu ejo bundi warakoze ubukwe. Izi ni inkozi z'ibibi zihishe mu Mana. N'abakozi b'Imana. Oya mbabarira, ni inkozi z'ibibi zihishe mu Mana. Abapasiteri uriya yagusengera mu cyumba ntagufate ku ngufu. Ntago yansengera. Ngaho nyine mbwira ngo banza wisengera. Nyine teke uriya yakujyana mu cyumba ko bavuga ngo bagira ibyumba by'amasengesho. Tekereza ujyanye n'umugore nk'uriya mu cyumba cy'amasengesho uri nk'agasore. Uri gusenga ngo wabuze amafaranga cyangwa se wabuze urubyaro. Ukavamo umwitereye inda. Ye baba we nukugukubita systeme romanizi. Mbega we mbega video mbego tisho cyakoze izi video ntago zibaho ndaga. Ndebera uyu nago yakoze ubukwe ejo bundi. Nakubwiye ko cyagiye mu bukwe bwe hari abagore bose ngo yagiye asenyera ngo bitwa the sisters. Ubasenyera rinde uriya mugore mu buhe buryo? Bose ngo yagiye abatwara abagabo. Se abatwazi iki? Abatwazi iki shabyiborera. Uriya mugore ngo numwe ahubwo ngo mubishe muki twibivuga mu kuba bakora marketing. Yaba y'umuromani yaba n'iyiki ubwo wibivuga jya ucamo gake. Sibyo abantu bajye bamenya sirenge natwe dukoresha. Ukimushyuha mu nkuru nshyushye mu ndimo ndacyuha nago nza gucyuha izi nkuru nzijemo. Izi nkuru nzijemo ngo bacuruza abaromani. Uri kubyumva? Umugore bigeraho yifata umuromani w'iminota 30 yoherereza undi mugabo 30 kugira ngo ajye gukora igikodwa kirangize agera havuga ngo ndaruhutse. Nk'uwo baba bamuhaye angahe? Naje kumenya amakuru y'uko uriya muromani awoherereza kuri 20 ibihumbi 20 by'iki by'idolari. Ko wabuhenze se urumva ntago bihuye n'undi mupuri wa 20 by'idolari. Ntabwo urumva bitandukanye na bya bindi byanyu ngo by'abashinwa bya 3. nta muromani bwana waje shabyiborera. Agukubita veni ariko ukamenya ko ngo muri veni yahawe ntago ari umunsi umwe, igihe cyose amushakiye. nta muromani shabyiborera. Aba diaspora uziko ngo buranga ikibazo bagira ngo urakize. Birababaje ngo kuba umuntu agira amafaranga ari umuntu w'umugabo atabona hagira ute yirira kantu. Atabona aho yirira kantu. None se yego kaba ko watohoje mu gutohoza kose wakwehehe ku muromani bamucuruza. Mbabarira iyo nkuru nayitohoje umva nayiryamyeho nza kumenya amakuru avuga ko mbaza ngo yahe mise ninjira mu gihugu cya Uganda. Inde ngiye kuvuga kuri inde Yongwe wagiye Buganda. Oya mbabarira Yongwe wimuzana. Ezekiel kubera iki yavuye Kigali akagenda kuki yavuye mu gihugu sinzi cyabi cy'u Rwanda akimuka akajya he Uganda. Ese wamenye Ezekiel ubugambani yakorewe ubugambani byagenze to kuri Ezekiel? Ese wamenye ko Ezekiel imbere yuko yimuka yaragiye kuzakindurwa? Wamenye ko Ezekiel bari bagiye ngo kumwica? Azira iki? Azira ngo kuba ashaka kwanika abantu. Aba bagore nese saba ari kuvuga ibyabo. Ndaje nze nk'inkuru wavuzemo nde wundi mu masharirene. Yego. Ese wamenye ibigiye kuba kuri Murungi Sabe? Wabimenye?
ntago nabimenye. Wamenye Murungi Sabe kubera icyo uze kumbaza ngo ese kuki nzanyemo Murungi Sabe muno mwandiko? Kuki uzanye Murungi Sabe? Wamenye Murungi Sabe umuntu ari gupfukamira ngo apfukame bigeze. ngo wikongera kunkubita hasi nyuma yuko Murungi Sabe agiye kubiki umuyobozi w'igihe. Ikihe gihe? Igihe nese Sababa mu Rwanda. Ngaho nyumvira ngo Sababa mu Rwanda. None se harubwo aba mu Rwanda. Aho mwana uzi kuri igisa azayobora ahantu atari. Sabe nawe uri Kigali. Aho mwana nawe uzi ko akuroza atakarabye kandi uki reka nge nkwiyorere nyumvira nk'ahantu ubungejeje. Uzi ko ari ukiramo inkuru gatuma nanjye ukumva wanyirukana wenze kurira. Sabe se yagarutse mu Rwanda ryari? Uzi ko wasaze wese arajya gukorana ibiganiro na ba Nyambo mu rugo basanze mu rugo Nyamba bahanze ari kugenda akifotozanya n'abantu puja abasa mwana. Sabe se bamubonye muri icyo kiganiro cyawumvisha ari kubivuga. Mbabarira ahubwo uze kumbaza ngo kubera iki ngarutse kuri Sabe kandi n'indi ko aba bagore binkozi zibibi. Yego naje kumenya uno mwandiko ukuntu Sabe ashobora kuwisangamo. Nza kumenya ngo umuntu ushaka kumena Sabe akagarura amaodiyo ye n'amavideo ngo Sabe bigeze ahantu yajyaga ajyana umugati wa buri gitondo ahantu ngo yafatiraga icyayi. Kubera iki mbivuze mw'aba bagore ubwo urahita uza kumenya uwo wicangurira wajyaga agira gute akora kwande genda gake. Sibyo abumva bagize gute bumvise ngo yaje kugeraho azajya ajyana iki vuga wa buri gitondo yizinduye iwahataye. Nza kumenya umuntu ngo ushaka kubita hanze agata amajwi hanze ariko Sabe ngo ari gukubita iki yivugire ari gukubita iki bivuge ndakubajije. Ari gukubita iyo ngize ukumva nkubise iki hasi ubukubise ibipfukamiro hasi mba nkubise iki hasi iyo ngize uko ibipfukamiro hasi ubushinze amazi. niba umugabo agiye gupfukamira umugabo mugenzi we yes kunamasi ntago agiye gupfukama. Sabe hano kandeho agiye kunama. Sabe hano kandeho ubwo arabari Sabe ngo byageze ahamagara umuntu aramubwira ngo urashaka iki ko mwangenze igihe kirekire nigarukiye mu gihugu none mushatse kongera kumirika. Aramubwira ngo mbabarira usabe icyo ushaka wowe. Igihe cyari kigiye kugira gute kundeba jisho nzuri. Sabe ni ugiye kuyobora igihe nyuma yuko umukira mubwiye ngo garuka mw'ibi bintu uri umwanditsi mwiza urumva. Ariko ahise haza iki bashatse kongera kumuhirika. Abwira uwo muntu aramubwira ngo mbabarira usaba icyo ushaka cyose ariko ushyire hasi. Urabyumva? Aha ngaha Sabe arakandaho cyane akandeho. Izi nkuru mba nagize gute mukacika inkuru mba nazitohoje. Nkunda amahoro yanjye ibigize ute nanditsemo kuki nitwaje phone none ndi kuzireba muri phone. Nuko nkunda amahoro yashaje nuko naje gusanga nkunda amahoro mushaka kugira ute kuzayica siga nyirambika hasi mugashaka kuyinjiramo mwese cyangwa kuyitwika. Urumva? Mbabarira Sabe hano kandeho uzureba ino nkuru. Naje kubimenya kuki nje nkinjira za Uganda nkagira gute wose kwimumba naraye amashoro mba nabikubwiye. Yego urumva? Yego nanye manaraye ndi buri mba nabikubwiye ibi byose. Sabe ngo byagezaho ahamagara umuntu sibyo aramuhamagara baganira amasaha ageze muri 5 ariko umubwira iti Sabe icyo ushaka cyose nagusinyira sheke nakohereza iki mbabarira ungendere gakeya. Nza kumenya ndi makuru yo kuri Sabe ese kubera iki ariko si iyi nkuru ntago ushaka kwimenamo hano. Ase wakivugiye n'ubundi ko oya twavugaye ko tuzadukora iminota ingahe 30 yamaze kurenga deje dusigaje mike yabanze dusigaje yo kumena iyo nkuru gusa. Iyi nkuru mena tugende mena iyi nkuru babaranyizemo mu wundi mwandiko gaho nkacika inkuru tugende babaranyizemo mu wundi mwandiko. Ese wamenye amakimbirane ari hagati ya Sabe na Chita? Warabimenye? Narabimenye buri wamenye impamvu uwo bita Chita Magic yagiye kwinginga Nyambo
ese Chano ya Nyambo wamenye ko atariye cyane wabimenye ndabizi ibyo nari wamenye umudiaspora nyirayo yego wamenye se Chita ukuntu yagiye kubinginga ngajye muri filime yego ndabizi nabyo byari bigenze gute amafaranga nyuma yuko Saba mubwiye ngo ndashaka kugira gute kugutahuzo urumva wowe kitangiye kugutahuzo Chano yanjye ndashaka kuyigurisha Chitaravango ndatangira gute nese Chita nawe ntago yariye nifitemo impano zingana gute Chita ntago yariye Chitazi kuvuga nk'ibisimba akamenya no kugira gute no kuvuga nk'abantu no gusubiramo nk'iki abantu iby'abandi azi kwigana amajwi y'abantu yaba y'inkende yaba n'ayiki y'ibisimba urumva yashobora kugira ute no gukina filime uri kubyumva yashobora gukina filime izo zose ni impano kitagize ute afite none kubera icyo utatekereza ngo kukicita atagiye mu mafilime kera ariko aka kanya agiye gukindudwa bakamwambura Chano kubera icyo agize aribwa bigiyemo yego urumva bagiranye beef ikaze na Sabe ubu yapfaga iki bapfaga iki ko babaririye inkuru ndakubwiye ngo ndashaka kuzagira ute nari ngunyuremo muri make nawe rega ndi kukubona nitereka urumva nitereka ati kabaka wijanditse nanjye nijanditse none urumva erega umuntu abanana oya mbabare ntugashe kunyinjiza mu izi nkuru yego ngaho rero sasa rero twerekera ku musozo menaho gatoya twigendera oya nese wagiye byo nkubwira jya nongere mbicemo wavuze oya nagushaka kubicamo ukimbabarira gatoya cyane mwana jya umbabarira ndagira ngo ngiye najya nkwibwirire ko iraca nigize gute iri ku isoko iyi iri ku isoko se Chita Magic ntago ari ya Chita ntago ariye ni ya Sabe ibyo abantu barabizi Sabe yaramubwiye ngo ndashaka iki Chano yanjye ibyanjye ayo wakuyemo niba utaragize ute utarayabwiye birakureba niba utarayabonye ibyo birakureba genda kwa Marishari uri kubyumva ujye gucuruza ubutaka ujye gucuruza iki ubutaka ibibanza mwahoze musakande Fireman yigiriye mu bibanza none aba ntago bagiye kugira gute ntago bagiye kumusangayo bagiye gukandaho ntago bagiye kumusanga mu bibanza aha ni bakandaho izi nkuru ziba zangoye bro izi nkuru ziba zangoye kumbe Chita Magic ni ya Sabe mbabarira ndashaka kuzaza nkaza kwinjira kuri Chano bita yi Jaras official uriya we yamaze guca nyuma yuko agize ute sezerano erikajya nyuma yuko agize ute mbabarira oya ceceka Jaras yarasezeranye ceceka bafite inkuru bafite inkuru ntago nzi ko yasezeranye mbabarira mbanze nibwirira abantu iki ugiye kubwira abantu The Midnight na wa mukwaferi wawe utarenze ahandi twigende ndabaka mbanze nibwirira abantu The Midnight ubabwira n'umukwaferi ugukoraho rikaka wa mbere igikondo urumva reka mbanze mere kuri iki kuri The Midnight ejo bundi twajyanyeyo The Midnight wasanze hameze ute hasanze hameze neza cyane bampaye no ku mafaranga aho ni hehe ni The Midnight tapi nk'iri ahandi wayisanga muri Kigali ni he ahandi ndayibona i Nyarugenge ni The Midnight mu gihe abandi noneho bari kuzana amatapi ari uko bakoresheje ibirori urumva bazita red carpet ngo abantu bari gutambuka The Midnight natwe twamaze guterekaho red carpet umuntu wese ushaka noneho The Midnight twamaze kuzana umufotogarafe umuntu wese winjiye The Midnight ashaka kwifotoreza The Midnight for free nuko ujye bahita bamurya agapicture baterekaho kutavuze igikoni n'umushefu ubundi wongereho vibe zamaze gukimaka noneho namaze kuzana umudije mushyashya mu gihugu uri gukimaka The Midnight bamwita DJ vuba ari kugira ute ari kwihuta bamwita DJ vuba uri kubyumva wongereho umushefu twamaze kuzana umushefu wundi mu gikoni umwungirije nawe uvuye twagize abazungu babiri The Midnight mu gikoni ubwo urumva abana bari kwiga bagize gute bari kugira abandi bigisha beza bahuguriwe iki
ibi ngibi igikoni The Midnight rero mumenye ko ariho hantu hambere ho kuba wasohokera ukagenda ukamererwa neza. Midnight niho hantu hambere usohoka ugasohokana n'abawe neza cyane ugahora n'umutekano mwiza cyane, tapi y'umutuku bagufotora mu byuma bishinze gutya byaka amatara, ukavibinga, ukishima, ukabyina, ukaryamya amacoma, ukarya inkoko ndiziritse, ukarisha ififu kwa Baraka mu gisimenti ukinjiriye kuri Zigama CSS. Tutarasoza reka mbanze mbwira abantu nanone ko niba ukeneye kuba wakiyogoshesha wagana umukwaferi wa mbere akorera ahangaha Igikondo, bamwita Inosa. Uyu niwe mukwaferi wa mbere nanjye uri kunkoraho rikaka. Ushaka wamwandikira cyangwa se ukamuhamagara kuri 07 3 55 51 536. Uyu mukwaferi mbibutse bamwita Inosa akorera Igikondo. Ushaka we wamuhamagara akakwisangira kuri tere cyangwa se wowe ukamusanga Igikondo aho korera. Turi kumwe. Ciao Okimu, tugeze. Ndagushimiye cyane.